noneho nta nubwo duheruka no kuvugana. ahubwo bazashyikirana telefone bakisigaye. Se yagutungura urabona njye natora umusirege nanjye umusirege ko muri muri gym ari akora utambi. Abantu dukora muri gym kwa utambi. Ubundi uramuzi. Sinimba nterura ibiro 90 by'ibyuma ubwo. Bibura uramwishe ntabwo kubera icyo uri umugome we Ana we suriya muntu uri kutiyambere reba hano isaha zigeze Anzali uje ninde? Ni shehe wawe. Karibu. Umeze ute? Ko wari watinze ntabwo utegereje n'icara zanyu. Amakuru y'iki? Amakuru ndi meza umuntu wageze kuvugisha. Ikindi ni uko nari mukumbuye cyane. Unarebye yewe mama wawe yambwiye ko nkumbuye usigaye utarya. Yewe mama no warabeshye umva ndarya. Urarya? Nyine urabona ko naratuye. Cyane ndabara cyo kuzabaye cyiza cyane. Ntabwo ari nawe ntugakate. Waragiye nawe uguma mu musunduko utanyemwe na wa mugabo wanjye. Genda gahoriyo. Sabu nari uko giheruka inaha. Kire cyari kwikose. Cyane noneho nta nubwo duheruka no kuvugana. Ahubwo bazashyikirana telefone bakisiye. Abona kizamuye. None ariko kumvugisha. Se yagutungura urabona njye natora umusirege nanjye umusirege ko muri muri gym ari akora utambi. Abantu dukora muri gym kwa utambi. Ubundi uramuzi. Sinimba nterura ibiro 90 by'ibyuma ubwo kari akagabo kananiza cyo nuko bari muremure ni muremure twabyumva. Cyo kuza tujye mu bintu byo kuvuga umusirikare yakurase ibyo byibera. Ne ngira stress z'ibisi nta nubwo duheruka gusohokana. Zaguterera ivi ibintu urabizi neze kubimbwiye kandi batungura umuntu mpamvu mbikubwiye ushobora kuba mbikubwiye ariko surprise ntuzamukundisha gusa ubwo nyine n'umugabo kuzanira ivi gute ntabwo nabikubwira byose kubikubwiye byose nyine ubwo ngubwo bazaza ugahita umenya icyo waje gukora nzagutungura ndabizi ndaje nkurikirana amakuru y'umugabo wawe mbaze n'abafande biwe ko harimo umufande twiganye nzababaza ukuntu byifashe mu kazi bambwire igihe bazamuhira akaruhuko mbabwire bongereho n'iminsi yo kuba turya show nawe okay nayo bizaba ari byiza nundi ntabwo njya ndeba ukuntu murumva nkareba udufoto twawe kuri phone ewana cyase ni nagukumbuye nuvaga neza ninza nkakubura sindi kumugani waruzuye neza yuko ari bwazi mukara ninjye no kwigurira ibase nakubwiza uko n'imodoka yanzanye yari kwijyana nanjye nkijyana ntakugira ibikabyo ntabwo ari ibikabyo ari gucara nanjye nkacana nari nagukumbuye umutima wari urimo ushaka kwirukanka uko kw'Imana gira ibikabyo nawe rero nari bukumbuye mbese nari mu muhanda habayemo ambutiyaje nyinshi ni ukuri hariya uva Kabogo ugeze hano kuri 19 hasigara ambutiyaje ngiye ibintu nyimbo n'umusaza bize simbizi bashyira imihanda mu kirere niba ngombwa ngiye bambwira amafaranga ndayafite ntagaruka yapfusha ubusa rega n'u Rwanda rwacu tuba tugomba kurutaka birumvikana Sheri kanono banzi giye kwihagarika umuntu abaye nangoye fatanyije ku kazi yego ko kabanzi giye kunya nayo bubangu mana weshasheri wanjye umva uyu munsi cya gisirikare kigenda kigaherayo nirebere n'ibinaye kize muri kunisha sibundi ko yatinze hanze we inake useho koko yatinze
Sha baby. Ahantu haje ni heza kabisa. Yego ko. watinze wowe Ego umuntu aba agomba kwihagarika ku buryo nta kindi kintu cya. none se watinze se ikibazo ni iki ikihe kibazo utavuga Ntabwo ugezeho. iki Banza urebe hariya. ndeba reba baraje yavugaga Nakubwiye ko uzaza tugahurira iwawe. wowe utashye utambwiye maze amakuru mvugisha ushaka kumenya nanjye sinjye kuri kubivuga ntabwo ngukunda ntabwo ngukunda cyaba cyose baby wirakara sibyo katubivuganeho mbabarira sibyo wizana umujinya sibyo reka tubivuganeho twitonze sibyo reka tureka kubimuzana n'ibyanjye nawe sibyo njye urebye siko binantunguye njye nari nzi ko iyo ngiyo idarifura ubwo nari nzi ko banagukenya umutwe cyangwa bakoresha rimwe mu bwonko urebye njye ndi umukuru wa zino banki za Kigali zose nziza cyane si kwicara se ko bisaba amafaranga ibyo byose biba bisabwa amafaranga amafaranga nicyo cyane ubundi ibindi biragusha se urarinda uvuga ngo ntabwo muzi kuza abantu tuziranye ukuntu bangana uko urebye wowe urumva uri hasi ya murumuna wanjye kuko akurenze si wowe waretse kuvuga nabi si uri kuvuga nabi yako baby wowe bite byawe ntabwo mu kanya twari twicaranye ntawe rero Yishire wanjye twariganye ntabwo mwumva njye ntabwo mva mbabarira ntabwo twiganye mu wa kane secondaire nako mu wa gatatu secondaire nyine ibyo byari byahashize ariko nyine ntabwo baby ntaho communication dufitanye hagati yanjye nawe sibyo nubyumva simba yatangiye kuba baby kandi yo ari njye narakwihariye urumva nteganye no kuguterera ifi we ntukabona umuntu mutinya akagasore saka n'ingumi imwe ase imana umusore bro n'imikandara y'imikara turayifite bro twebwe ase kwiyemerera ko nica mu mashyamba ya Kongo nishinaho kabisa wakitonda Mana muri kuca ese uyu ni wa musirikare wambwiraga n'inshuro ese uje utari wabimbwiye simba navuze basi ko ndi musaza wawe igitekerezo cy'ubuguri bw'igihugu mera n'umuntu narasiye muri Kongo namubwiye ngo icara murasi bike bro
izo mbunda babona ni za fake babaha aho twebwe izo imbundamani twakoresheje imbundamani muri Pakistan wowe iby'imbondo nari kuremo ni dalili siko yambonda ari yanyayo sinakumva ngo ucishe make Get down gasi. yezo kuri njewe n'umuntu mbabarije rero babyiye Ijambo rijyanye mbere yuko usanga abakurambere b'iwanyu. uramwishe ntabwo kubera icyo uri umuntu